twagarutse rero n'umukire w'umumiliyoneri rero tugiye kuganira turebe se birimo kumera gute ibya Alisa we wasisiye yuko murumuna we Gihozo atari buze kumwemera yuko yemera yuko akundana n'uwitwa Sharomo kandi yabifatiye umwanzuro. Ese umwanzuro wa Alice araza kuvaho kuko arimo gutekereza ibintu bitari byo. Ese kubera nawe bishobora kuba hari amakuru adafite yuko uwitwa Sharomo ashobora kuba yarahindutse kandi akaba ari nawe wigize no kumutabara ndetse no kuba n'ubukwe bwe bugiye kuba bwazamo papa we Sharomo yabigizemo uruhare aza kubwiriza ukuri papa we. Rero twaje kubona uwitwa Alice bamubwira yuko Cedric amubwira ati njye nabonye Tricia afite ifoto yanjye muri wallpaper, ariko Alice ntabwo yigeze abyakira neza kandi kuko nawe wabyumva. Yese amubwira ati rero sheri wanjye ibyo bintu wibivuga ko ari ibintu byoroshye cyangwa ari ibintu biri aho ngaho gusa, hamagara uwo mukobwa aze hano. Rero nka Cedric kuko yarabitegetswe cyangwa yarabibwiwe n'umukunzi we, ntabwo ari kwanga gukora icyo umukunzi we amubwiye, niko kumubwira ati nta kibazo. Arangije ahamagara uwitwa Tricia, maze Tricia witwa Alice aramwihanangiriza amubwira yuko atagomba gufata ifoto ya boss we, cyane cyane umuntu ufite umugabo ufite umugore atagomba kuyishyira muri wallpaper. Ntabwo ari byo. Witwa Tricia rero yasabye imbabazi, ariko ikigaragara nuko Tricia nyamara hari ukuntu afitiye crush witwa Cedric. Rero Cedric yasabwira Tricia amubwira ati gaho naribi isubirire mu kazi. Undi rero witwa Alice amubwira ati rero sheri wanjye ntugafite ibintu nk'ibi ngo byoroshye, ejo hashobora kuza hano umuntu yareba muri telefone y'uriya mukobwa agasangamo ifoto yawe, yarangiza akaza yirukanka azanye amagambo akaza kumbwira ngo usigaye uryamana n'umukozi. Ahangaha niho hose amagambo atangirira, kandi kuko nk'uko yabimubaje yambwira ati se nta sheri wawe ufite kugira ngo ube wabasha kumushyira muri nuza yawe, muri wallpaper yawe? Ese umwe buri ari Lucky wabonye muri telefone yagasanga harimo ifoto ya Cedric, we yabyakira gute? Nawe uhita ubibona yuko ibaza usanze nka sheri wawe yifite undi muhungu muri wallpaper, byagenda bite? Nibyo Alice yavugaga. Twaje kwibonera rero tubona uwitwa Bucuri arimo kumwe n'uwitwa Dani bavuye gusohoka, ubona ibintu ari umunezero, ibintu bimeze neza, bisa nkaho Bucuri yari yanze kujya mu kazi kuko yari afitanye gahunda n'uwitwa Dani. Rero baganiriye ubona bavuga ati ubutaha natwe tuzongeye tunagaruke. Ubona witwa Bucuri rwose ibintu abirimo neza, urukundo rurimo kugenda rumera neza, bisa nkaho noneho witwa Dani agiye kubona usimbura Kami kandi baberanye. Twaje rero kubona uwitwa Gihozo ari kumwe na Alice. Arangije abwira Alice ati Alice ndashaka kugusaba ikintu kandi umbabarire ukimfashe ukinkorera. Muribuka ko ubushize ubwo twabonaga Sharomo yari yagize ute, yari yabwiye uwitwa Gihozo aramubwira ati Lucky arimo kunkurikirana. Rero hano Gihozo kuza kubwira Alice nuko yarazi yuko Alice ari hafi nyine n'inshuti ya Lucky cyane, ku buryo naramuka amubwira ati buretse Sharomo bugize ute ari buze kumwumva. Rero yamubwira ati rero Alice ndashaka kugusaba ikintu, wamfashije ukambwirira Lucky akareka kugenda kuri Sharomo cyane, ko Sharomo yahindutse. Witwa Alice ntabwo yigeze abasha kubyakira, ahubwo yarakaye cyane avuga ati ariko wakanawe barakuroze. Ati mu bintu nshobora gukora byose ntabwo nshobora gukorera ikintu cyiza witwa Sharomo.
nibamufunge, nibashaka bamufunge n'urufunguzo barujugunye. Rero arangije amukurira icyo bitagaho kumuhumetse, aramubwira ati ntabwo nshobora gukora iryo kintu. Rero ahubwo arangije ahita nyine ubona yuko Alice atarizera witwa Shalom. Ntabwo ari uko yanze Shalom cyane cyane, oya, ahubwo nuko bitewe n'ibyo yanyuzemo byaramuhahamuye nyine. Ibaze umuntu wagushimuse, ibaze umuntu wari ugiye kukwicira ubukwe, umuntu waguteranyije n'umubyeyi, nyine guhita umwizera aka kanya ntabwo byahita bishoboka, cyane cyane yuko uwitwa Alice nta makuru afite. Ntabwo afite amakuru yuko Shalom yaje imbere y'umubyeyi we akaba ari we umuha amakuru. Ntabwo afite amakuru yuko yari agiye kwicwa Shalom akaba yamutabaye. Ibyo byose ntabwo Alice abifite. Rero Alice nta kumurenganya cyane kuko n'ubu ngubu aka kanya nta makuru afite. Rero yahise agenda, witwa Gihozo asigara arira. Mu gusigara arira, witwa Dani yahise yinjira. Mu kwinjira, Gihozo asanga Gihozo arimo kurira. Arangije amaze ati Gihozo urimo kurizwa n'iki? Gihozo arangije amutekerereza inkuru yose uko imeze, amutekereza uburyo Alice amaze kumusubiza kandi yamwifuzagaho ubufasha. Undi amubwira ati ngaho ihangane ngenda muganiriza Alice, nimara kumuganiriza deni ndabizi neza ko ari bubikore. Rero witwa Dani yahise ahaguruka agenda asanga Alice ahantu ari. Arangije amubwira ati ariko Alice biriya ni ibiki usigaye ukoze? Undi ati se ni ibiki? Ati urasiga murumuna wawe ukamusiga arimo kurira? Ati ahubwo ngiye araza kumbona. Alice nyine ubona ari hejuru, nyine bisa nkaho arimo ahangayikiye murumuna we ariko mu buryo nyine butari sawa. Ni ukumuhangayikira nyine, aramuhangayikiye avuga ati murumuna wanjye hato Shalom nawe atazamukorera nk'ibyo yankoreye. Ariko witwa Dani nawe yamubwira ati nyamara Shalom yarahindutse. Ati inyamaswa twamutekerezaga ko ariyo ntabwo ariyo. Shalom yarahindutse. Dani yamaze kumenya yuko Shalom atari we wishe Kami. Yamaze kumenya nyine ka Shalom ari we waje hano mu rugo, abwiza ukuri papa we byose. Rero yambwiye ati nyamara nuko utazi ibyo Shalom yakoze, niyo mpamvu urimo kwigira gutya. Ati ntabwo wagakwiye kuba ugenda ukabwira Lucky ukamubwira ati Shalom bamudohorere yuko yahindutse. Undi amubwira ati ariko ngewe n'ibyo nabikora uriya mukobwa nabanza nyizeze yuko atazigera akundana na Shalom habe na gatoya. Dani yambwira ati nyamara atubimenye, ati abana ba hano namwe muri yize, ati wowe uzi inshuro bakurwanya ngo udakundana na Cedric. Ati se wigeze wumva ari ikintu wigeze wumva ko hajemo n'ababyeyi na ugafata n'umwanzuro wo kwigendera kugira ngo bagutandukanye n'umukunzi wawe? Ati rero bimenye yuko nawe bitapfa gukunda, bitapfa gushoboka. Ati wowe icyo ugomba gukora ugomba gutekereza kuri icyo kintu. Ati kuko nyamara uwo nguwo wita umuntu mubi yarahindutse, ahubwo nuko wowe utabizi. Aho ngaho arangije arigendera. Twaje kubona rero uwitwa Bucuri agera mu kazi. Trish yarangije aramwihanangiriza, amubwira ko arimo kumukoresha amakosa amwe atabaho, amubwira yuko agomba kuzajya azinduka mu kazi nk'ibisanzwe. Aho naho tuhatinda, twaje kubona rero witwa Bucuri agera muri biro arimo gutayipinga. Haje rero witwa Shafi. Mwibuke ko Bucuri muri aka kanya ameranye neza n'uwitwa Dani. Rero guca amazi Shafi ni iki kintu arimo gukora kandi cyiza cyane, kuko Shafi icyo yashakaga kwari kugira ngo yinjire agire umuntu muri no kampani, namara kumugiramo abashe kuba yakwinjirira noneho Cedric neza, ubundi amukorere ibintu bitari byiza. Rero kuba Bucuri muri aka kanya Dani yamwokibye biratuma uyu nguyu Shafi n'ahantu na hato ari buze kumenera, n'ahantu ari buze kumenera, kuko aho yari kumenera hari muri uyu Bucuri wari mushyashya utari umuzi. Ariko byarangiye Bucuri atamwumvishiremo, noneho biba byiza noneho n'uwitwa Dani atangiye kubikurikirana. Bityo Bucuri yahise amubwira ati rero se ntabwo ari byiza yuko uzajya usanga hano mu kazi, ntabwo ari byiza, ahubwo ubwo twazajya dupanga ahandi hantu turi buhurire nabwo nyine igihe bibaye ngombwa. Ariko umukobwa ubona yuko ahubwo n'ibyo ngibyo atabishaka uba umubona, kuko twabonaga uwitwa Bucuri atitaye kuri Shafi habe na gatoya. Twaje kubona rero Gihozo afata umwanzuro wo kujya kureba
yo kujya kureba Cedric kuko uwitwa Alice yari amaze kumukatira cyane. Kandi muri aka kanya uwitwa Gihozo arimo gushakira amahoro witwa Sharomo kuko yaravuze ati nta muntu n'umwe ushobora kugukoraho mari, rero ndakora uko nshoboye kose kugira ngo ube free cyangwa umeze neza. Ako kanya rero twabonye abwira Cedric amubwira ati hari ikintu nshaka gusaba, ati nabwiye Alice ngo abe yamfasha abwire Lucky baduhorere Sharomo yuko yabaye umwana mwiza. Ati ariko uwitwa Alice yanze kunyumva, ati basi wowe wambabarira ukamfasha. Cedric rero nawe yamubwiye ati aramubwira ati nyamara wa mukobwa ushatse ibintu wabigendamo gake, ati ntago wamenya ushobora gusanga urimo kugendereshwa n'amarangamutima cyane kurusha uko waba urimo kureba ibintu by'ukuri. Ati nk'ubu ngewe ibyo ngibyo ntabwo byananira kuba nagenda nkabwira Lucky bakavana n'ikirego mu nzira, bakaba bakivana mu nzira, Sharomo akaba yagera yadohoka. Atari ibaze aramutse adohotse ugasanga bamuvanyeho ibyaha byose arongeye yigize nabi. Atumve ko ikibazo cyaba kigiye kuri ngewe naranze kumvira umugore wanjye, naranze ugasanga na kampani yanjye igiye mu bibazo cyangwa n'umugore wanjye igiye kujya mu bibazo hejuru yuko nabashije kubumva. Atariko ndaza kureba ndebe ko hari ikintu nabikoraho, atariko umenye yuko ugomba kwitonda kuko hano n'uwitwa Cedric ntabwo nyine bizeye witwa Sharomo. Muri ako kanya rero mu gihe barimo kuganira iby'ukuri ibyo ngibyo, Trisha yaje, ariko uburyo Trisha yitwara imbere ya Cedric ubona nyine amwita utwaraho azunguza imisatsi, witwa Gihozo yari arimo kubireba byose, bisa nkaho nyamara Trisha hari ukuntu abonamo Cedric, cyane cyane ko twabonye inshuro nyinshi n'uwitwa Patricia Mojenga ariko ufite umukunzi, ati oya ari aho ngaho n'uri aho ngaho avuga witwa Lucky. Nshobora mukomeze mugire ibihe byiza, mbibutsa gukanda subscribe no kuri muri comment mugaramo filime twapininze. Nshobora mukomeze mugire ibihe byiza.